Yo, mbega inkuru y'akababaro, ibihe byiza kandi ndabasuhuje mwese bakunze Imbuto Update News. Aka kanya mbazaniye inkuru itari nziza cyane rwose, ni inkuru iciye igikuba mu Rwanda, ni inkuru itumye buri munyarwanda wese yumva ko hari ikintu kitagenda neza mu gihugu, dore ko abanyarwanda bose bashenguwe, agahinda kabishe, bashenguwe n'urupfu rw'uno mumama. Ni umumama wakundaga abanyarwanda, ni umumama wakundaga abantu bose, ni umumama yitwaraga neza kuri buri muntu wese, dore ko akenshi na kenshi yahoraga arwanira ishyaka, arwanira abantu bose babaga bazize ubusa, babaga bagiye nko gufungwa cyangwa se bashinjwaga ibyaha ariko bisa nkaho barengana. Abenshi nk'umuntu wenda uhita ugaruka mu maso y'abantu benshi cyangwa se mu mitwe y'abantu benshi, ni igihe Titi Brown yafungwaga akaza kuba yamufasha agafungurwa, bigaragara ko Titi Brown yashinjwaga ibintu bitari byo cyangwa se yashinjwaga ibintu abeshyerwa. Niyo mpamvu rero abantu benshi mu Rwanda bashenguwe n'urupfu rw'uno mumama. Ariko se umumama witabye Imana ninde? Abenshi muramuzi, mukibona ifoto mwahise mumenya, ariko nta wundi bamwita Ingabire Marie Immaculée. Akaba yashinzwe umuryango wa Transparency International Rwanda, akaba ari umuryango ushinzwe kurenganura abantu baba barenganyijwe ndetse no kurwanya ruswa. Ni umuryango ukomeye cyane, ni umuryango waramazemo igihe, ni umuryango twavuga ko uruhare rwe rwose rwagaragaraga neza cyane. Ni umumama witabye Imana cyangwa se utabarutse afite imyaka 64 y'amavuko. Byumvikana ko yari akiri na mutoya, ntabwo yari agakuze cyane, dore ko ubundi umuntu w'imyaka 64 ntabwo ari umuntu mukuru, aba ari umuntu byibuze ugifite imyaka nka 20 akajya 84 nibwo tutangira kuvuga ko umuntu yakuze cyangwa se umuntu atangiye gusaza. Rero ku myaka 64 yari agifite byinshi yari kuzageza ku gihugu cyacu, ariko nta kundi, Imana imukunze kuturusha. Icyo mbasaba nanjye nsaba ni kimwe, nuko twamwifuriza iruhuko ridashira, ndetse tukanifuza ko cyangwa tukamusabira ko aho agomba kujya agomba kuzagira ubuzima bwiza, akazabaho neza nk'uko yabayeho neza hano mu Rwanda, kandi tunamusaba Imana kuzamufasha ikamwitura ineza yagiriye abanyarwanda, ineza yagiriye urubyiruko rw'u Rwanda, ubufasha haye abantu baga bagiye kurenganwa cyangwa se abantu baga bagiye kuzira ubusa, akabafasha akora ibishoboka byose kugira ngo batazira ubusa. Niyo mpamvu tugomba kumusabira Imana ikamufasha ku bantu yafashije, ku bantu yagiriye neza. Imana iyo neza yabagiriye nawe ikayimwitura kugira ngo aruhuke amahoro, ubundi tuzahure mu bundi buzima nk'uko abakristo babyizera. Gusa aka kanya ngiye kubabwira wenda nko ku bintu by'ingenzi byaranze umumama Ingabire Marie Immaculée, ndetse n'ukuntu amakuru ku rupfu rwe amakuru aje atunguranye. Ni inkuru ije itungura abantu bose, dore ko inkuru yo kurwara kwe ni inkuru itaramenyekanye, ni inkuru itaramenywe n'abantu benshi. Ariko mu masaha ya mu gitondo nibwo ibinyamakuru bigiye bitandukanye byanditse inkuru. Habanje The New Times yandika ko wari umuyobozi wa Transparency International Rwanda Ingabire Marie Immaculée yitabye Imana. Gusa abantu bamwe babanza kutabyizera kuko ntago kino kigo ubwacyo cyari cyagashyize hanze itangazo hashize amasegonda makeya cyangwa iminota mikeya cyane. N'iki kigo cya Transparency International Rwanda gisohora official statement yemeza ko uwitwa Marie Immaculée Ingabire yitabye Imana muri kino gitondo, aho yazize uburwayi. Yaramaze igihe arwaye, ntago ari kwa kundi bavuga ko ari urupfu rutunguranye, ahubwo we yaramaze igihe arwaye, akaba yitabye Imana kuri uno munsi masaha ya mu gitondo. Ubwo ndi ku munsi wo kuwa kane mu masaha ya mu gitondo. Ntihashize igihe kinini cyane kugira ngo ino nkuru isakare mu gihugu hose, dore ko n'ikinyamakuru cya igihe.com nta kanya kashize ngo nacyo gihita gitangaza ino nkuru, n'ubundi cyakotinze The New Times ndetse na Transparency International Rwanda gihita cyandika ko Ingabire Marie Immaculée wari umuyobozi wa Transparency International Rwanda yitabye Imana kuri uno munsi wo kuwa kane mu masaha ya mu gitondo azize uburwayi. Akaba yaramaze igihe arwariye mu bitaro, nubwo igihe kitamenshoninze bitaro yamaze igihe arwariyemo, ariko ku nkuru y'igihe yatangaje nuko uyu nguyu Marie Immaculée Ingabire yari arwariye mu bitaro. Ubwo nyine bivuze ko yaramaze igihe arwaye. Dore ngiyo inkuru twasomye kuri The New Times ivuga kuri breaking news, ndetse dore ngiyo n'itangazo rya official statement rya Transparency International Rwanda rivuga ko Kigali kuwa 9 October 2025 rivuga uburyo ribabajwe no kubamenyesha inkuru mbi yo kugenda cyangwa se yo kwitaba Imana ko ari umuyobozi wayo Marie Ingabire Immaculée
akaba ari inkuru ibabaje. Buri munyarwanda wese arababaye kuko nkuko nabibabwiye ngitangira, uno mumama yari umuntu rwose witangaga, yari umuntu ukunda igihugu, yari umuntu ufasha abantu barenganywe. Byumvikana ko n'ikigo yari ayoboye ni ikigo gishinzwe gutanga icyo twakwita ni ugutanga ni nko kurwanya ruswa, ariko bikaza no gutanga uburenganure, kurenganura abantu baba barenganyijwe mu gihe wabaga uri gushinzwe ibyaha. Murabizi neza ko rimwe na rimwe hari igihe nk'umuntu afungwa bitewe n'umuntu wamwite ndetse akamugiha hejuru kugira ngo umuntu afungwe amaremo igihe, rimwe na rimwe akaba abeshyerwa cyangwa se akaba ari nk'abantu bamwanga nyine bamutamushakira ibyiza bashaka afungwa, nk'abantu babaga batumvikana cyangwa se bafitanye saga ituma bumva bamufungisha. Ibyo rero bikaba byatuma umuntu yagenwaga muri gereza azira ubusa bikarangira anafunzwe. Ariko uyu nguyu Marie Immaculée nicyo ikigo yari ashinzwe cyari kimaze, kandi nazo nshingano akoze neza. Twagiye twumva kenshi mu biganiro yagiye akorana n'itangazamakuru, mu biganiro yagiye akorana n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, atangaza uburyo atumva uburyo nka Titi Brown yafunzwemo. Niyo nkuru wenda igaruka mu bantu benshi. Murabizi ko Titi Brown yamaze igihe kinini afunzwe kandi azira ubusa. Rero uyu Marie Immaculée Ingabire akaba ari umwe mu bagize uruhare kugira ngo uyu nguyu Titi Brown afungurwe, ahabwe ubutabera, kuko byagaragaraga ko yaziraga ubusa, byagaragaraga ko ibyaha yashinjwaga byari ibyaha bidafite 12, byari ibyaha bidafatika, ahubwo hari abantu bari baramwitenetseho bashaka kumufungisha. Rero uyu nguyu Marie Immaculée Ingabire rwose yaje gukora uruhare rwe n'ikigo ashinzwe bikora uko byakagombye kugira ngo uyu nguyu Titi Brown afungurwe, kandi nta n'umwe wakwirengagiza uruhare rw'uyu nguyu Marie Immaculée Ingabire. Uruhare rwe mu kurwanya ruswa mu Rwanda murabibona ku cyo twakwita nko mu nzego zose zishoboka no mu Rwanda. Ikintu cyitwa ruswa gisa nkaho cyagabanyutse, murabibona ko cyagabanyutse ugereranyije no mu myaka yashize, mu nzego zigiye zitandukanye, polisi, inzego za leta, serivisi z'ibanze abaturage baka. Murabizi neza cyane ukuntu mu myaka yashize ruswa yabaga ivuze ubuhuha, ariko ubu ngubu bigaragara ko ruswa yagabanyutse. Ruswa ni nkeya ugereranyije no mu gihe cyashize. Iyo baje nk'umuntu wa kera akubwira ko ubundi kujya kwaka serivisi yose ya leta kugira ngo uyibone iyo ari yo yose byabaga kuba watanze ruswa. Ariko nk'umunyarwanda, nk'umwana uri kuvuka ubu ngubu, umwana ukivuka, umwana w'imyaka mike, urubyiruko twese tubona ko kujya kwaka serivisi ubu ngubu aba ari nk'itegeko ngo uyihabwe, kuko serivisi uba uyikwiye nubwo itarajya ku rwego rw'100%, ariko bigaragara ko Marie Ingabire Immaculée yakoze uruhare rwe rwose rukwiye, ntako atagize, ntacyo twamushinza kugira ngo igihugu cyacu kibe kimeze neza. Niyo mpamvu rero tugomba kumusabira uruko ridashira, nagende rwose, Imana imurinde, ajye ahatuje, ajye aho agiye kuruhuka. Kandi twizera nk'abadivantiste, nk'abakristo, twizera ko tuzongera guhura mu wundi muzuko, ndetse n'abandi bafite uko babyizera rwose. Ndabizi ko abantu bose bizera ko ijuru rizabaho, n'abatizera ijuru bizera paradizo, kandi ko hazahuramo n'ababo bitabye Imana. N'umuntu udasenga azi ko hari ahantu azongera guhura n'umuntu witabye Imana. Niyo mpamvu nkubwira ko n'uyu Marie Immaculée Ingabire tuzahura mu bundi buzima. Niyo mpamvu twese twamusabira iruhuko ridashira, ntagenda atuze, abeho neza. Twamukundaga abanyarwanda, ubundi tuzahure mu bundi buzima. Niba rero washinguwe n'urupfu rw'uyu nguyu Marie Ingabire Immaculée, jya muri comment tubwire uko wamufataga, tubwire uko mwumvaga yari muntu ki ku bwawe, wamukundaga bingana iki, kandi wandike ngo rest in peace, kuko ubuzima burarangira tugatangira ubundi buzima. Niyo mpamvu rero mu gihe uri mu isi nta mpamvu yo kwirata. Ubuzima isi ni gatebe gatoki, nta muntu ukomeye kuruta uyu nguyu. N'umwe mu bantu bari bakomeye mu gihugu, ariko nawe yitabye Imana, kandi mu buryo butunguranye, mu buryo rwose twavuga ko bitari bizwi cyangwa se bitakekwaga, kuko ntiyari mukuru cyane, imyaka 64, yari akiri mutoya, yari akiri umuntu ukwiye kuvunikira igihugu. Rero aha ni ku Mbuto Update News, dukomeze kubana mu yandi makuru. Ciao ciao, hasta la vista, ndabakunda cyane.